kidahari ngo amaboko y'Abafilisitiya n'Abashidodi ngo yari yarabaremereye ngo kandi isanduku y'Uwiteka Imana ngo yari yaravuye mu Bisiraheli ngo ariko Samweli akimara kugera ku ngoma cyangwa akimara gufata ubuyobozi abaye umucamanza w'Abisiraheli yabereye rimwe umuhanuzi abo umucamanza abo umwami wabo mu gihe kimwe kandi abikora byose kandi apresenta Kristo mu Bisiraheli mu gihe cye. Bibiliya iravuga ngo Samweli ngo abona nta kindi abantu bakeneye, asanga bakeneye kubaha Uwiteka Imana, asanga abantu bakwiye kugarukira Uwiteka Imana. Nyine havuga ngo umuntu ngo yavutse ari impumyi ngo ariko amateka ye yaje guhinduka Yesu yahinduye ngo abantu bose barabazanya ngo mbese niwe cyangwa siwe abandi ngo atasa nawe ngo cyakora niwe ubwe abari utinyuka ati ninge Yesu w'i Nazareti yakotobye akondo akankozaho anuma Sorowamu. Aha Sorowamu Dawidi afata ubwami bumwe bwamurwanyaga bwaravuze ngo Dawidi we uraciriritse twitaye ku mateka yawe kuko turakuza ucuranga mu butayu, turakuza amateka yawe wowe ntiwadushobora, wikitwaza seve ngo nuko wishe Goliyati, wowe turakuzi. Hanyuma baravuga ngo wowe uzaturwanya ari uko ibimuga n'impumyi wabimaze muri Isiraheli. Dawidi nawe ararakara byumvishe ngo nkurikije umwuka w'Imana ndimo n'imbaraga z'Imana zindimo ndahiye ko Yerusalemu hatazigira hinjira ikimuga cyangwa umuntu ufite ubwo burwayi bw'ubumuga, niko bavuga muri iki gihe. Ariko Dawidi iryo shyaka ararigira anashyira umuvumo ikimuga cyinjiye cyangwa umuntu ufite ubumuga bw'amaguru wahinjiye ni umuntu bita Mefibosheti. Abandi Abanyarwanda nibo beza mu migana atari mwe Paul yabujije Timoteyo abango kwisanga ntago ari ugusandaguza ibyo ubonye. Rero urumva ubwo mu mayi ikaze no kuri gose ikaze tuganire aho mwese umuyobozi w'ikiganiro yabakiriye muri mwumve muguwe neza. Reka mvuge ngo kandi umwaka mushya muhire wa 2025. Reka tuguhe n'uburenganzira rwose usuhuze n'abantu ni ushaka nkuko nagiye mvuga ngo mu majyepfo wabona hari abantu hazi ukabasuhuza cyangwa mu burasirazuba. Abavandimwe mwese muri mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'intara ya gatanu bayita ngo iki ya gatanu yo muri Kigali genzi ya gatanu yo hanze. Abandi ya gatanu ni ya gatandatu ni ya diaspora, abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye aho baherereye hose bakabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa. Mu by'ukuri mbifurije umwaka mushya muhire, ndetse n'abari ku mugabane abantu benshi bajya bavuga ngo nuturaho abantu ariko aba geographical researcher abantu bize geography ku mugabane wa Atlantika birashoboka yuko wenda haba hatari reza ariko akinyavya muri rya korana ruhanga ryawo. Nawe tumwifurije umwaka mushya muhire kandi ubushakashatsi arimo buzagende neza. Hari umuntu wigeze kunsetsa rwose nanjye ndatembagara singiye kukubeshya narasetse numva ndatembagaye. Aravuga ati rero hari n'iyindi ntara tutajya dukunda gusuhuza intara yo mu gihugu cyo mu ijuru, ati nabo turabashohoje. Abo ni abamarayika Imana n'umwuka wera, abo bose nabo turabashohoje rwose batureberera umunsi ku munsi. Ni nabyo rero birakomeye kandi nta nubwo yagushekeje ahubwo yagize ubwenge bukomeye. Hejuru hicaye umugabo waducunguye, yego yararahiye aravuga ngo ndirahiriye, yego ndirahiriye sinzigera ndya sinzigera nywa naricarana n'umugeni nako. Abamarayika bo Yohana yarabivuze ari mu kirwa Patimo, yego ngo bazabazanya ngo aba ni bande, yego ati ni babandi ngo aba nabavuye muri irya mibaba ya yindi rwose, kandi banesheje ibigeragezo byabo ibishura byabo, yego byogejwe mu maraso n'amene. Yego Imana ihabwe icyubahiro. Rero dushuhuje abamarayika kandi nanone turinginga umwuka wera utunihira iminiho atuvugire neza kuri uyu mugabo dufite imitima ituje ya bene data. Niko Daniel we yasenze aravuga ngo tugize imitima iciye bugufi Imana dukure igisuzuguriro
natwe Imana idukureho igisuzuguriro cy'abamedi n'abaperesi twinjire 2025 dushima Imana muri aya mezi muri iyi minsi ya nyuma nubwo abantu bari kuvuga ngo ni iminsi mikeya ibura ngo twinjire 2025 ariko umurezi wacu Satani umwanzi wacu Satani hari abantu ari kwiba akabiba kumera y'umwaka bafite imishinga ariko imbaraga z'Imana uburinzi bw'Uwiteka Imana bube kuri famiye yawe udukurikiye bibe ku mutware wawe ku mufasha wawe ku bana bawe mu gihugu cyacu imipaka yacyo irindwe mu izina rya Yesu itorero ry'Imana ririndwe mu izina rya Yesu rero ndabifuriza umwaka mushya muhire Yesu ukivuga gutyo mpise ntekereza ko rwose iyi si ndabizi koko ntisakaye hari bagenzi bacu bashobora kuba bari mu bibazo bigiye bitandukanye abo tubihanganishe tubabwira duti Imana y'amahoro ikomeze kubana nabo kandi ikindi aho amaboko y'abana b'abantu atagera Imana tuzi neza ko yo ihagera kandi kahagerana kandi kahaserukana ubutwari bwinshi cyane bityo rero inshuti yacu twakomeje kuguha ikaze komeza tuganirire nta kibazo ni muri ubwo buryo twavuga dusuhuza abantu bagiye batandukanye abo bantu bababaye yego reka tubaganirire tubabwire ngo bizere Imana yonyine kandi Samweli yigeze asanga mu gihe navuga ngo ni umucamanza wasoreje abandi bacamanza kuko mu gihe cya Samweli akimara kuvaho hahise hajyaho umwami Sawuli Bibiliya yo iravuga ngo igihe Samweli yajyaga ku ngoma ngo Uwiteka Imana ngo yari yarakuye Abisiraheliho amaso ngo muri icyo gihe Bibiliya avuga ngo ijambo ry'Uwiteka Imana ryari ingume abantu bari batakerekwa abantu bari batagihanura abantu bari badafite zaburi n'ibihimbano by'umwuka mu mitima yabo bibahumuriza bivuye ngo ari Uwiteka yakoze ibikomeye nk'uko Dawidi yajyaga bivuga ari ryo jambo yari yarabitse mu mutima nari ndimo ndavuga ngo wiringire Uwiteka Imana ikibazo ubayemo hari umuhanzi w'inshuti yanjye ni umupasiteri yahimbye indirimbo ivuga ngo nagahora gahanze Dawidi bambe Samweli akimara kuba hamwe n'Abisiraheli amaze gukura Bibiliya imuvugaho ijambo rikomeye ngo nta jambo ryapfaga gupfa ubusa riturutse mu kanwa ka Samweli Imana ihabwe icyubahiro ngo rero ngo asanga abantu batakaje ibyiringiro ngo kandi nanone abantu bafite abanzi babiri Imana ishimwe hari igihe umuntu aba mu kigeragezo akavuga ngo ni Satani Imana itugirire neza ariko muri icyo gihe cy'Abisiraheli Abisiraheli bari bafite abanzi babiri Abafilisitiya n'Abashidodi ngo kandi amaboko y'Abafilisitiya n'Abashidodi ngo yari yaragiye ku buzima bw'Abisiraheli ngo arabakandamiza ku buryo na wa muntu wasengaga saa 9 za nijoro yari atagisenga wa muntu wagiraga ibyiringiro kuvuga ngo nubwo uyu munsi byanze ejo bizakunda uwo mutima abantu barawutakaje abantu baranamutse umuntu wamubwira ngo tujye gusa ngo atereka reka hari igihe rero abantu bagera mu gihe akidefanda yidefanda ibyo yakoreshejwe iminsi yashize icyo gihe cyari kidahari ngo amaboko y'Abafilisitiya n'Abashidodi ngo yari yarabaremereye ngo kandi isanduku y'Uwiteka Imana ngo yari yaravuye mu Bisiraheli ngo ariko Samweli akimara kugera ku ngoma cyangwa akimara gufata ubuyobozi abaye umucamanza w'Abisiraheli yabereye rimwe umuhanuzi abo umucamanza abo umwami wabo mu gihe kimwe kandi abikora byose kandi apresenta Kristo mu Bisiraheli mu gihe cye Bibiliya iravuga ngo Samweli ngo abona nta kindi abantu bakeneye asanga bakeneye kubaha Uwiteka Imana asanga abantu bakwiye kugarukira Uwiteka Imana ariko abantu kuki tugira kwibagirwa no gucika intege impamvu yabyibitera ni ukwibagirwa imirimo y'Imana Imana yakoze kandi ikindi cya kabiri ni ukwibagirwa kondisiyo Imana yatanze Bibiliya avuga ngo mu gitabo cyo kuva ngo nimwumvira amategeko yanjye yego ngo nzategeka umugisha kubana namwe umva kunivuga kuno byanditse igitabo cyo kuva 23 haranditse ngo umuntu wese uzanyumvira nta numwe uzagombaha muri bo ikindi kandi nanone nzirukana gupfa abantu bakenyutse gatatu Imana ibaha amasezerano ngo nimunyumvira ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kibagenda imbere kabiri ngo nzohereza amavubi
abagenda imbere abarwanyiriza abaheti n'abayebusi n'abanyekanani n'abaferizi ingabo z'amavubi. iyo wubashye uwiteka Imana reka nkubwire nakubwiye ngo iringire uwiteka Imana hari cyanditswe kiri muri Yohana 9 nkunda kukivuga iyo ndi kubwiriza gutya kugira ngo abantu babanze bakimenye kubera ko iyo ndi kubwiriza kenshi nabo bati birashoboka ko twagiye kure y'uwiteka Imana Imana ikadukuraho amaboko ikemera ko tuba mu maboko y'abashidodi n'abafilisitiya ariko nanone hari igihe ugeramo ariko kandi ibyo Imana ijya ibyemera ko bitubaho rwose ari igihe ugeramo nube waratutse Imana nube nta cyaha wakoze kuko Petero na Yohana Petero yakundaga kubaza cyane kandi n'abantu iyo umuntu ari mu kigeragezo abaza Imana cyane bati se nkora ibyaha cyane nongera amasengesho hoya ushobora kuba nta cyaha yakoze Petero aravuga ngo twarikodinze rikodizi zose wavuze ku kibendezi bita pepesayide Imana ishimwe cyane wabwiye uriya muntu ngo nahaguruke ngo ibyaha byarabibabariwe ariko tubwire bageze mu gice cy'9 uyu tumuzi yaravutse ari impumyi ababyeyi be batangaga icya 10 iyo pasiteri yavugaga ngo nimutange icya 10 n'amaturo ababyeyi be batanga icya 10 kandi n'uyu nguyu bamutangiraga ituro ryo kwihumanuza none uyu muntu turamuzi tubwire ni icyaha kiwabo ni icyaha cye cyangwa ni cyo mwisi Yesu arababwira ati hoya uyu nta cyaha yakoze ngo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we reka nkubwire mwene data ushobora guhura n'imbogamizi mu buzima bwose ubayemo bubu bukomeye bubu bworoheje ubukora hakomeye muri presidence ushobora guhuramo n'imbogamizi abantu bakakurwanya ariko ari ukugira ngo Uwiteka yerekane izina ry'Uwite yiyerekane ku buzima bwa Imana ikwiheshereza w'icyubahiro Bibiliya ivuga ikintu gikomeye ngo Imana ishaka kwihesha icyubahiro ku ngoma y'umwami Nebukadinezari uzi ikintu cyabaye ngo Imana yateye umutima wo kwishyira hejuru ku mwami Nebukadinezari yumva ko ari we Mana Imana kugira ngo yerekane ko ari yo Mana itera ubwibone Nebukadinezari ngo hajyaho Imana bayishyira mu kibaya bita Dore Imana ishimwe cyane bayishyize mu kibaya bita Dura barayiramye iyo Mana ariko abahungu batatu banga kuyiramya kuko bari bayizi bari bazi Imana ivuga bikaba bari bavuga ati twebwe tuzi Imana yatumye tuva mu gihugu cy'amasezerano tukaza ahangaha yitwa Imana nta yindi ikwiye kubararirwa ni Saduraka Meshake na Abedenego ayo ni amazina bahimbiwe i Babuloni Imana ihabwa icyubahiro kugira ngo ubi Babuloni hari amazina baguhima yemera ariko nta muntu utabizi ko witwa Mishayeli Imana itugirire neza reka noneho Nebukadinezari arabarakarira kugeza igihe abahungu nabo bavuze ngo igihe turimo mama igihe turimo nicyo kwizera mwene data ugahamya imbaraga z'Imana kandi ukizera Imana ishimwe cyane ugahamya uwo wamenye Bibiliya ivuga ikintu gikomeye ubundi byari bigoye gutinyuka umwami ukamuvuga mu izina ubundi baba ngo gahoreho nyagasani baravuga ngo Nebukadinezari we naho Imana yacu itadukiza niduteze kubararira ikigirwamana wakoze bavuze ngo ni ikigirwamana wakoze mu gishushanyo Imana ishimwe cyane haleluya ngo Nebukadinezari ngo uburakari bwikuba inshuro 7 n'umuriro ukuba 7 ugera ku mwuzuro wabayinyegeza amatanura Imana yo mu ijuru yerekanira mu itanura ry'umuriro kugeza igihe umwami w'i Babuloni amenya ko wasenze Imana Bibiliya yerekana aba bagabo Nebukadinezari arakara ngo umuriro bawukuba inshuro 7 niho twari tugeze ngo benyegeze uwo mubare n'umwuzuro w'Imana nta muntu wo kubatabara abantu bari kuvanga ariko abantu muzikora hari igihe uhamya Imana abo mukorana bakabata se wagiye umenya ubwenge atozapfukenyutse ariko reka nkubwire bo babatega gukinduka umwami ngo baramwinginga abantu babakundaga ati mwami wakongeye ukabaha andi mahirwe umwami ati se mbandi atariko gahunda dufite n'umwanzuro muzi ko Nebukadinezari ari we muntu wabonye Kristo bwa mbere niwe wamuhanuye aramubona hari igihe uhamya Kristo ugahamya kwizera ugahamya inzira y'ukuri wahisemo umuntu ukurwanya agahura na Kristo Imana ihabwa icyubahiro umuntu akakurwanisha intwaro mpuzamahanga akakurwanisha ibitwaro kirimbuzi ariko imbaraga z'Imana zikamufata zikamubuza ibitotsi zikamubwira ati do uriya n'umwana wanjye
nkunda kandi nkamwishimira. Yego rwose. Bibiliya iravuga ngo iyo uhamije Kristo nawe aguhamiriza imbere ya Data kandi Rwose. na hano mu isi araguhamya. Umunsi umwe hari umuntu wahamije Imana bamwita Stefano, yari umudiyakono, yuzuye umwuka wera, ahanuye abantu baramukundagira feva, abanyeshyari bamugirira ikirabo ati arakadufatanye nk'uko isi ya none uyu munsi iteye. Umuntu aratera imbere abantu bakamurwanya. Ariko Stefano ngo Imana ishaka kumuhorera ngo abona mu ijuru niho heza kurenza hano mu isi. Bati Imana wabababariye ko batazi icyo bakora, njye ndimo ndabona ijuru. Hari Imana yari imanuye uburakari bwayo ku bantu bamugambaniye. Imana ishaka ngo imusubize ubuzima imwihesherezeho icyubahiro. Stefano akunda kuba mu isi, akunda kuba mu ijuru kurenza uko yaba mu isi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Twari turi kubwira umuntu ubabaye, ukaba uri kwa muganga, uri ku gisasiro mu rugo iwawe, urwaye indwara yarananiranye, reka nkubwire wizere Imana, byose irabishoboye. Imana yonyine byose irabishoboye. Iyi 2024 yarangira uri mu mugisha w'Imana. Uyu munsi wa none ushobora kuba kurya ari danje, kwiga ari danje, ariko reka nkubwire hari Imana ihindura amateka y'umuntu agahindura. Haleluya. Igihindura izina wari ikivuma akaba umuntu. Ikica abantu naratangaye ndimo ndasoma igitabo cyo Kuva igice cya 15. Uzuko ngo bamaze kwambuka Yorodani, inyanja itukura nako. Yorodani ni Yosuwa yayambukije Abisiraheli. Ngo inyanja itukura ngo bamaze kuyambuka ngo buri muntu wese yahindutse umuhanzi. Ngo ari Mose araririmba. Miriyamu nawe araririmba. Bucye mu gitondo indirimbo zibashira mu kanwa. Mama, papa, mwene data, mushiki wanjye, nubwo uri mu bibazo komeza ya ndirimbo waririmbye uhimbaza Imana. Winjire 2025 uhimbaza Imana. Ndimo ndajya mbwira abantu message mbafitiye, nkababwira ngo urakwiye kuba mu buzima bwo guhimbaza Imana kandi ugasaba ijwi ry'Uwiteka Imana rikaza rikakubwira rikakuganiriza. Nabwiye abantu ndavuga ngo nimuzabifate nkaho navangiwe, niko kuri kuzuye kwa message Imana iri gucisha mu kanwa kanjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Usenga isengesho uyibwira ngo ndashaka kumva ijwi ryawe, kuko ijwi wumvikanishije ku Mana. Imana ibaha umugisha, kwihangana, kureba nyine. Hari igihe abantu bavuga ngo batuderanje, byagiye birangira, natwe mu by'ukuri kere tuba twagiyemo ukakivamo, ntago biba byoroshye. Ariko twahumurizaga umuntu utakaje ibyiringiro. Yohani ibice 9 nyine havuga ngo umuntu ngo yavutse ari impumyi, ngo ariko amateka ye yaje guhinduka, Yesu yahinduye. Ngo abantu bose barabazanya ngo mbese niwe cyangwa siwe, abandi ngo atasa nawe, ngo cyakora niwe. Ubwe abari utinyuka ati ninge Yesu w'i Nazareti yakotobye akondo akankozaho anuma Sorowamu. Aha Sorowamu Dawidi afata ubwami bumwe bwamurwanyaga bwaravuze ngo Dawidi we uraciriritse twitaye ku mateka yawe, kuko turakuza ucuranga mu butayu, turakuza amateka yawe, wowe ni wadushobora, wikitwaza seve ngo nuko wishe Goliyati, wowe turakuzi. Hanyuma baravuga ngo wowe uzaturwanya, ari uko ibimuga n'impumyi wabimaze muri Isiraheli. Dawidi nawe ararakara byumvishe ngo nkurikije umwuka w'Imana undimo n'imbaraga z'Imana zindimo, ndahiye ko Yerusalemu hatazigira hinjira ikimuga cyangwa umuntu ufite ubwo burwayi bw'ubumuga. Niko bavuga muri iki gihe. Ariko Dawidi iryo shyaka ararigira, anashyira umuvumo ikimuga cyinjiye cyangwa umuntu ufite ubumuga bw'amaguru wahinjiye ni umuntu bita Mefibosheti. Abandi bose guhera kuri icyo kuri icyo cya Dawidi avuma nyine akava, abandi bose guhera kuri Mefibosheti, abandi bose bavukanye ubwo bumuga ubwo ari bwo bwose, haba ubwo kutumva no kutabona, bari batarinjira muri Yerusalemu kugeza igihe Yesu yaziye. Aricyo Yesu yavuze ngo naje kugira ngo niheshereze icyubahiro, kandi naje kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro ku bantu bayo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero iyi mpumyi igera Sorowamu bugufi ho gatoya bw'i Yerusalemu, aho bavuze ko umuntu atagera ngo ahumye, ngo arahagera kandi aranahiyuhagirira. Reka uyu mwaka wa 2025
ahantu batuye kutagera uhagere mu izina rya Yesu. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Twari turi no ku magambo kandi avuga ngo guhamya Imana mu bigeragezo byose waba uri gucamo, mu burwayi bwawe wikicira inzira, wijya mu bapfumu. Reka mbabwire, ushobora kugira ikigeragezo cyo kubura urubyaro, uzafashwe n'ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe wubaka. Kabiri, Uwiteka niwe uzibinda zibyara. Ntago abarozi bazibinda ibyara. Ntago kuba mu muryango hari uwanyu ngo wapfuye ngo ataziruye byaziba iyo nda ibyara. Uwiteka niwe uzibura inda zibyara. Ushobora kuba umaze igihe kirekire utarabona urubyaro, ariko reka nkubwire umudamu Bibiliya ivuga bita Hana, Imana ishimwe, wabyaye Samweli uruta barindwi. Penina Gaceceke, igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2. Bibiliya iravuga ngo Hana ngo ashima Imana, ngo kandi abantu babonaga Hana ngo bari bazi ko atazi kuvuga atuje. Hari igihe umuntu aba mu buzima gatuza kubera ko ntacyo afite avuga cyangwa nta n'icyo afite avugiraho. Ariko 2025 wiringira Imana, wizera Imana, ukiranukira Imana, iraguha icyo uvuga n'icyo uvugiraho, iraguha Samweli uruta barindwi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakubwiye ngo kiranukira Imana, uhamye Imana muri uyu mwaka. Narindi kubabwira ngo uharanire kumva ijwi ry'Uwiteka Imana. Wowe wumva ijwi. Dawidi yanditse Zaburi ya 28, umva kuntu yavuze ngo ijwi ry'Uwiteka ngo rishwagisha ibirimi by'umuriro. Kabiri, ngo rirambura uzimara. Ijwi ry'Imana iyo rije rirakubwira ngo mwana wanjye biriya ukora sibyo. Ijwi ry'Uwiteka rizana n'umwuka w'Imana. Koroneliyo wari uraho utizera ngo kandi ari umugaba w'ingabo z'Italiyana, ari umutwara akomeye. Ushobora kuba ukomeye ariko ukaba ubaye mu bibazo utabwira abantu bakaba bakubona ugenda ariko warabembye mu by'ukuri. Ndagira ngo utangarize amakuru, umwuka w'Uwiteka Imana n'ijwi ry'Uwiteka Imana ndakwifuriza kugendana nawe, ndaryifuriza kuba hamwe nawe. Ibyo bintu ndabikwifurije. Gusenga, hari igihe abantu basenga ngo Mana nyumva, Mana nyumva. No, ndakubwiye ngo, ndakwinginga ngo basi wowe wumva Imana. Imana nuyumva izakubwira ngo impamvu bitagenda neza nibi. Iri jwi umuja bita Hagayi wo kwa Aburahamu, wabyaranye na Aburahamu umuhungu bita Ishimayeli. Reka nkubwire, iri jwi yarari ryinangiye ngo bwa mbere ryumvikaniye muri Aburahamu, ryumvikanishwa kuri Aburahamu. Uwiteka bibwira Aburahamu ngo musene nk'uko Sara yabivuze. Ngo ariko iri jwi Hagayi ariharugurukana nta cyerekezo. Imana ishimwe. Hari igihe iminsi n'ibihe bigukwena, ubuzima ubamo bwose ukabona nta cyerekezo bufite. Ariko wigeze kuririmba ati hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he. Yego. Ibyo rero, ibyo nabyo byo byari birenze ibya Hagari, byo byari birenze ibyo. We ntabwo yari afite abamuvuga, ntiyari afite n'umuhumuriza wenyine mu butayu butabamo amazi yo kunywa. Imvumba yashizemo amazi y'imamba bari bafite. Ngo ariko iri jwi, reka nkubwire, winjire bibe n'ubuhanuzi bivuye, winjire 2025 uharanira kumva ijwi ry'Imana. Ngo Hagari wabuze icyerekezo mama, Hagari udafite umuntu umubwira ngo imore, Hagari udafite se wabo cyangwa nyina wabo umusura ngo amuhembe ngo yabyaye Ishimayeli, Hagari watakaje ibyiringiro mu butayu burimo sikoropiyo. Ngo Uwiteka Imana yohereza marayika ukomeye, kandi marayika w'Uwiteka ukomeye Bibiliya ivuga mu isezerano rya kera yari Kristo wari utarahishurwa. Abantu bize teoloji yo mu buryo bwa Kristo centrique barabizi, ariko icyo ngendeye kukubwira si ubwo buhanga bwa teoloji. Ngendeye kukubwira imbaraga z'Imana ziri mu ijwi ry'Imana, imbaraga ziri mu kumva no kugendana n'ijwi ry'Imana. Ngo Hagari abuze icyerekezo, ngo abuze uwo yakiringira, ngo abona Imana ibona Hagari adakwiye kuba wenyine mu butayu. Ngo marayika w'Uwiteka aramanuka aramubwira ngo Hagari wihangayika, reba uburyo bwawe urahabona amazi. Reka nkubwire, mu cyerekezo Imana igushakamo harimo amazi yo kunywa. Amazi asobanura ubuzima. Mu cyerekezo Imana igushakamo ubuzima
ubuzima bwawe buzahinduka, uzashaka, uzabyara, uziga, uzabona akazi, uzicara ku ntebe z'icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro mu cyerekezo Imana igushakamo. Petero yakesheje ijoro baroba, nta cyerekezo bafite cyo kuroba, ariko Yesu ahageze aravuga ngo nimuhindure uburyo Kristo Yesu agushakamo. Nicyo kintu nakubwira, idini waba usengamo iyo ari yo yose, Yesu yabwiye Ponsiyo Pilato n'abandi bami bose bamuciriye urubanza.